ndi mu bantu bagukunze cyane ndi mu bantu bakurikiye bakubiswe na polisi basimbuka stade cyase barindiraga za dohore kugira ngo nshobore kukubona sinzayibagirwe kuko biri mu bintu byatumye ndeyariza cyase ngera ku nzozi zanjye kuko nayo mfite inzozi zo gukora abasitari Rafiki mwaraje mu byamamare niko navuga mwaraje nako mu bahanzi bakomeye baririmba kuno wavugaga nka show yabereye muri auditorium kumva urimo kuvuga nka BET Award cyangwa se za Grammy Award ukamvuga nkavuga se ni ngewe bari kuvuga ahantu nakurangirizaga rero mwe nawe n'abagenzi bawe hari igihe nazaga i Kigali urumva nari nkuzi cyane wowe utanzi cyane hari igihe nigera nkihagararira urabiye bya paparazi bitangira hari igihe nagendaga nkihagararira hariya kwa Rubangura urabizi kwa Rubangura ko ariho mwese mwakundaga gucara amataxi ajya hirya no hino wana amataxi agiye ku icyo gihe ntago abantu benshi baga babaza amasura so nkagenda nkihagararira mu mujyi nari mfite udupapuro twinshi bya atare nabaga mfite n'ikaramu nkandika Rafiki kuko uri mu bantu nanditse ndabyibuka rwose wahaca inshuro nyinshi nkifataga karamu nkareba Rafiki aciye kwa Rubangura saa 6:13 n'amasegonda ngahita nyareba ku isaha yandika yambaye chenette imeze gutya iri hagasaraba yambaye inkweto ya force wenda imeze gutya ipantaro poche bombe amarinete n'ibiki muri Sarusi tugahita tubivuga abacama ubwoba bwarabishe muri Kigali ukajya ujya gusohoka ukavuga uti noneho ndaca he noneho bajameni bakabyica bagavuga ngo abapaparazi ba Sarusi noneho mukagira ngo muri Kigali huzuyemo abapaparazi kandi se sha yarinde yabaga ari ngegenye yibaze niwe waduteshaga umutwe nibaza Sarusi Relax yabayeho mbere yanjye bayitangiye mbere ngewe ntabizi ariko bavuga bakinibanza utuntu tw'utuziki two hanze bavuga n'amakuru y'abastari bo hanze none ngewe rero nari ndi umufana nabyumva nyine bya bindiragwe no mu muziki kuki batavuga amakuru y'abanyarwanda ariko mu by'ukuri urumva mu Rwanda nta bastari bari bahari ku buryo bavuga amakuru y'abastari bahari nta makuru ntago twabita abastari mwari abanyamuziki abanyamuziki beza ariko kuko icyo kintu cya showbiz cyo kuvuga amakuru mwumvaga atari ibyanyu urumva nawe wavuga ati baramvugaga yango sinjye nawe ubwawe wumvaga nyine atari ibyawe kuko nawe nta makuru ufite kuko byaranangoye kugira ngo nkere yayo makuru no kubikora kuko ari igihe nazaga kugwenteva ukavuga ndavuga ibiki se ndavuga ngo imyenda nambara kumva ntaniriye kumva sibyo mwebwe kumva umuntu yakubaza ngo wasohoye indirimbo kuri album azaba ari indirimbo zingahe mwebwe nibyo mwashaka kwikorera noneho icyo gihe rero kari gihe niba ari wowe twigeze guserera rimwe urimo kumbaza ibintu ngahita bwira ati yo ni private life ibyo bisubizo narabyakire byinshi cyane harimo n'abanyanze abafana bawe bite bashaka kumenya abafana banjye bashaka kumenya imana twarasereye icyo gihe ariko yankuyemo nagizeho nanjye urumva uko nakuraga nashakishaga uburyo butuma ayo makuru aboneka kuko navuga nari mbizi ko nyuma y'imyaka n'imyaka impact yabyo muzabibona kuko harimo n'abanyangaga bakavuga ngo nabinjiriye ubuzima nagize gute i Butare haberaga ibintu n'abajama banjye twazajya kwiga bari inshuti zanjye twese twatinyaga abakobwa urebye ariko twumvaga ntitwagira abakobwa bazajya baturwanira bro umwaka washize ari umukobwa utuvugisha tukigera ikindi kintu cyadutunga tukigera i Butare n'uburyo habaga utubox bashyiragamo ama protection amakapote amapridance niko babyitaga byose none ukabona kumanywa utubox twabaga twuzuye mu gitondo tukabyuka turi empty none ikintu cyadutagazaga none ikintu cyadutagazaga none tukavuga reka turari ijoro tureba aho utuntu tujya tukavuga tugiye gukora ubushakashatsi abantu dukoresha n'ibandi babikorera abahanzi bo mu Rwanda bari tete bafite ubutesi hari ikintu cyabagiyemo cyo kumva ko ari nk'uburenganzira bwabo ko indirimbo zabo zikinwa so bayagiye rero baba batesi muri ibyo myumvire bubwira ko ari uburenganzira bwabo ko indirimbo zigomba kuba zikinwa kandi zigagomba gukinwa nk'uko bo babishaka none bakibagirwa ko muri urwo ruganda babamo ni abantu barenga ibihumbi nari nakubaza amafaranga winjije nari nakubaza yo washoye nose kuki ushaka wumva ngiye ko ngomba kugukorera akazi kandi uri murunguka reba abahanze amamiliyoni binjiza ariko umunyamakuru yagira gutya na gutya ngo abanyamakuru bo mu Rwanda ngo ibiki mu buzima bwanjye sindafata giti y'umuhanzi n'umwe ariko sindablaming umunyamakuru yifata biri koroha
famille iri gukora kandi bategura ahubwo baranyica ubarandindiriye ngoma nabo kujya kubareba twarazanye kandi tumeze neza barahakunze ejo bundi abakobwa bo barimo barambwira ngo barashaka kwiturira mu Rwanda ntabwo bashaka gusubira ikinyarwanda barakizi Yes, ikaze kuri mwese. Iyi ni Waka Waka podcast. Nizere ko mukomeje kugira ibihe byiza aho muri hose. Uyu munsi rero dufite umugisha wo kuba ndi kumwe n'umuntu navuga ko ni inshuti yanjye, ni umuvandimwe, ariko nanone ni umusirikari wo muri iyi game. Ni umuntu uharaniye ko iyi game yazamuka, ni umuntu uharaniye uburenganzira bw'abahanzi, ni umuntu uharaniye ko music yacu yagira agaciro mu maso y'abanyarwanda cyangwa se yanatera n'imbere no ku rwego mpuzamahanga. Uwo niwe tugiye kwakira muri iyi podcast. Rero nkaba nabashishikariza mwese kuba hafi yacu. Yes, my brother, welcome. Bamwita Rafiki Choga, umwami wa Choga style gabiza. Imihanda ya Kigali bimeze ibihanda ko ari danje, akazuba kankubize mu kanya, ndavuga ibintu nabyoroshye. Sama ya hano ntago iricyaye cyane, ariko nk'iyiwanyu iwacu iburasi iwacu abari na Samara ko noneho ryo rirari kubita birenze ku buryo utarizanaho imikino. Umuntu twari turi kuvugana ejo bundi uri muri Arizona arimo kumbwira ati Arizona ni ibindi bro, ni mu mbabura. Arizona ni muri hari njye mbabwira ko ari Imana izatujyana nako abanyabyaha izabajyana sikora nishyizemo kandi ntari umunyabyaha umuntu w'umwera rwose ntago wabamo. Yes, ntago najya mu muriro utazima. So iringi rero ni toto akangaka ni toto, ariko nako karimo karakubita. Ubanza akayungiriza hano mu Rwanda musigaye mukora ibyaha byinshi, akayungiriza kamwe karinda imyotsi yabaye myinshi cyane gabisa. So Kigali rero ndabona igufashe neza, umeze fresh, ariko ikintu gitangaje ni uburyo ukuntu twicaye. Nigeze kubikubwira ninjye bagakwiye kuba wicaye aho ngaho namwe mu ndebere guhostingwa cyangwa se kwakirwa na Rafiki ari ugiye gukoresha ikiganiro. Nubundi ninjye bagakwiye kuba nicaye hano ndimo ndakoresha umwami wa Choga style. Ahangaha ni Waka Waka podcast, it's a personal media. Niyo mpamvu nkaho waba uri mu rugo twicaye muri salo twiganira, usibye ko tuba twahaye nubwo twaba twicaye mu rugo twiganirira amahirwe yo kumva ibyo tuvuga. Nubwo twaba twicaye mu rugo twiganirira uri umwami harya abaturage b'ibwami babita gute? Uyu ni umwami wa Choga style. Nagiye kubeshya ngo nakuze, ahubwo wagize amahirwe mbere yanjye kuba umuntu udasanzwe, mba umufana wawe udasanzwe. Ndi mu bantu bagukunze cyane, ndi mu bantu bakurikiye bakubiswe na polisi basimbuka stade cyangwa se barindiraga za dohore kugira ngo nshobore kukubona. Nanjye rero ikintu nshimira cyane kuri wowe nuko izo ntambara zawe yego warazirwanye n'ibiki, ariko aho nakubonye uri umuntu w'umudefender muri iyi game. Uri kubyumva, nakubonye nk'umuntu ushaka ko music yacu itera imbere, uzana innovation. Ndabyibuka muri Sarus ibintu mwakoraga, wenda turaza kubigarukaho, ariko waje uri umuntu ushaka ko ibikorwa handi bikorerwa abandi bahanzi bahandi byanakorerwa n'umuhanzi w'umunyarwanda. Biriya bintu ni roots muri wowe, ngiye mbona bituruka he muri wowe, ubyivanamo he? Ntago nakubwiye ngo mbyivanamo hehe, nagereza ko byaturutse uburyo twagiye dukura. Ngira ngo nawe wavuga n'amateka yawe wagiye yagarukaho kenshi cyane, uburyo wagize ukunda umuziki. Ariko abantu mu gihe cyacu bakuze bagira amahirwe yo kureba amateleviziyo za MCM, za Channel O, za ukazireba za VHS, za MTV n'izindi. Hari n'igihe utazirebaga nka televiziyo, kabonaga ziri kuri kasete, imiziki barayikodinze muri ndagaswi. Akenshi na ziri abonema zabaga zihenze, wazikolahe cyangwa se ku bantu babaga bafite cyajya bakitaka gute, antenne parabolique. Hariya rero iyo mwaba gufite nk'amahirwe ku ishuri, ntago wigeze ubyina? Nabyinyo nigana ababyinnyi. Sasa ahantu twakuraga choreography ni hehe? Wabaga mwariganye mwigana n'umwana iwabo bafite parabolique, bashobora kuba bareba MTV, bashobora kuba bareba ziriya award ni kinono akabishyira kuri cassette. Nabwo tukazashaka ahantu hari manyeto tuzajya kubirebera kugira ngo tubikore. Hariye twajyaga amahirwe kubireba muri ndagaswi, muri ya miziki yabanzirizaga filimi bagitaga gute, actualité. Bro nayo harazirebye abaktarite bari yo twamenye ba Rakidube, ba Bomare n'abandi benshi.
so aho rero iyo wakuze gutyo byatumaga umuntu akunda umuziki, akunda kumva nawe urashaka kubireba cyane, noneho wabireba ukavuga uti kuki nta munyarwanda ukora umuziki uri moderne gutya, kuki nta munyarwanda uririmba R&B, uririmba hip hop, uririmba zuke mu buryo bwiza. Nubwo ba Anigatera bari baratangiye bagerageza gukora izo hip hop nako amazuke, urabizi indirimbo yitwa Inzozi ya Anigatera ni indirimbo yaciye ibintu mu bihe byayo. So ukavuga rero kuki bidahari byinshi bitari ama pop music, aba pop star n'abandi benshi batandukanye. So nuko rero byagiye bitangira, nuko natangiye kugenda mbikunda, nkahita nifuza kubona abanyarwanda nabo babashobora gukora ibintu kuri urwo rwego cyane kabisa. Njyewe kabisa ndagushimira cyane kubera ko twazaga i Butare, iyo twazaga tuhabasanga nta muntu watwamburiraga i Butare. Tugize Impano amafaranga agura nanyisho, ntago bana utanyisho amafaranga nyina kumariye Rafi. Uziko najyaga kwiga i Butare nta n'udufaranga mfite, bakatubwira ngo Rafiki azaza kuririmba. Wowe uri muri bake beza twagize bashoboye gutuma tuna surviving, ariko ubundi abanyarwanda benshi baturimo. Bro, oya nanyu uranyishyura ariko wishaka kwicisha kure uranyishyura, nari umufana wawe ukaze ku buryo ndakuvunjira kuri hejuru, kandi sha yabaga ari na make gute za sexa cyangwa nanjye n'ijana ariko kiryagiye kuyabona yabaga ari menshi ko amafaranga kiragiye byabaga bigoye, byabaga ari grave. So uraje muri ugeze i Butare, ugeze muri radio, muratangiye mukoze za Salax Award, mukoze ibintu byinshi byatangiye muri ya generation yanyu muri Butare. Ira generation ni generation idasanzwe, unze kubibwira abantu mwihangana, ariko narwaye inkorora nakavumbi ka Kigali byatari. So yari generation idasanzwe, niko nyankunze kubivuga. Urabona sinzi kugira ngo uzagere ahantu ubona abantu bafite ama creativity atandukanye baze kwiga kuri university mu gihe kimwe. Kuko nujya muri karate wasanga groupe ya karate yakiriye yari ikomeye, nujya mu danse traditionnelle urareba indangamuco zari zikomeye, inyamibwa zari zikomeye, niyo munsi zira muri kaminuza, zari zo muri kaminuza, niyo munsi ziracyari inyamibwa zirakaze zitara mu gibana muri Kigali indangamuco. Nujya muri mu buhinzi bagiraga amagroupe y'ubuhinzi akomeye yakora ibintu bidasanzwe, ziko bajyaga bageza muri hirya no hino ku isi kugaragaza. Nujya muri medicine harimo amatsinda akomeye y'abaganga. Nuza mu showbiz, muri sport twari dufite amakipe akomeye i Butare icyo gihe, ba Valerie, ba Elongi, bose ni generation z'icyo gihe z'i Butare. Basket yari ikomeye, volleyball yo noneho ba machine bande. Ujye muri football bakinye première division, ndibaza icyo gihe barakiraga première division. Noneho uze no muri music nibwo harimo ba Frank Joe, ba Miss Jojo, n'abandi basore benshi cyane bamwe batanabikomeje, ba Tom Close, ba Iseri generation ikurikiraho. Uze noneho mu itangazamakuru nibwo Sarusi yatangiye. Ubundi ni naho mvuga ko ubundi hariya nubwo na hano muri Kigali hari abakora ku maradiyo hano muri Kigali, ubundi ariko media yacu cyangwa se showbiz yacu hariya yavukiye. Oya ntago niho amateka, kuko ni ijambo showbiz bwa mbere ni hariya byaba ko ari nge muntu wa mbere warivuze kuri radio. Birashoboka cyane kabisa, birashoboka. Kwanza ni ijambo showbiz nyarwanda. Abandi bazige baga bafite ibiganiro bisanzwe bitavuga showbiz, ashobora kuza gakina music nshyashya. Ijambo nka showbiz nyarwanda wahasanga abaye atari ngibwo yaba ari Mike cyangwa Jamene cyangwa Sangiriro cyangwa Nadeje. Ikiganiro cy'igistar, mbese ni ikiganiro buri muntu wese yabaga yatuninzeho. Umva sinzayibagirwe kuko biri mu bintu byatumye ndeyariza cyangwa se ngera ku nzozi zanjye, kuko nayo mfite inzozi zo gukora abasitari. Rafiki mwaraje mu byamamare, niko navuga, mwaraje nako mu bahanzi bakomeye baririmba, yaba wowe, yaba KGB, yaba Miss Jojo, yaba Family Squad, yaba SKC, za UTP Soldiers, ba Riderman bagitangira. Ariko hari ikintu mwese mwaburaga, cyari ikintu cyo kuvuga ngo aba bantu ni byamamare, aba bantu n'aba celebrity, aba bantu n'abantu ugomba kubona ukabona kubonye umuntu udasanzwe. Umbega nubona Rafiki wumve kubonye umuntu udasanzwe, binatume n'amakampani akomeye avuga ati aba bantu bashobora gusinya ama contract as a brand ambassadors, cyangwa abantu bagurisha. Mbega bireke kuba abanyamuziki muhinduka ama brand. Rafiki ntabe Rafiki mazimpaka. Oya ngenda byibuka hari ukuntu wavugaga nka show yabereye muri auditorium, kumva urimo kuvuga nka BET Award cyangwa se za Grammy Award. Ukamvuga nkavuga se ni ngewe bari kuvuga.
sinzi wigeze kubimubaza muri KGV ni MIP nimba ari MIP nimba ari ari wigeze kumubagabwa ngo mane ngo siko tuvugaga ukajya buratwe sitwe oya nibyo kandi style zari zidenze bana maceni none ahantu nakurangirizaga rero mwe nawe n'abagenzi bawe harigiye nazaga i Kigali urumva nari nkuzi cyane wowe utanzi cyane harigiye nigera nkihagararira urabiye bya paparazi bitangira harigiye nagendaga nkihagararira hariya kwa Rubangura urabizi kwa Rubangura ko ariho mwese mwakundaga gucara amataxi ajya hirya no hino wana amataxi agiye ko icyo gihe ntago abantu benshi baga babaza amasura bawuguzira fiki umukunda ariko utamuzi so nawe ukitegera agataxi kawe ukiciraho rwose nta kibazo so narazaga rero nkahagarara kwa Rubangura cyase nkahagarara kwa DJ Bob na DJ Bob yari ataramenya kandi kwa DJ Bob hakundaga kujya abantu baririmba gufatisha imiziki kuyishyira ku makaseti ibintu nk'ibyo so nkagenda nkihagarara mu mujyi nari mfite udupapuro twinshi bya Atari nabaga mfite n'ikaramu nkandika Rafiki kuko uri mu bantu nanditse ndabyibuka rwose wahaca inshuro nyinshi nkifataga kandi nkareba Rafiki aciye kwa Rubangura saa 6:13 n'amasegonda ngahita nyareba ku isaha yandika yambaye chenette imeze gutya iri hagasaraba yambaye inkweto ya force wenda imeze gutya ipantaro poche bombe amarinete n'ibiki muri Sarus tugahita tubivuga abacama ubwoba bwarabishe muri Kigali ukajya ujya gusohoka ukavuga uti noneho ndaca he noneho bajameni bakabyica bakavuga ngo abapaparazi ba Sarus noneho mukagira ngo muri Kigali huzuyemo abapaparazi buri quartier none anigiye wanahamagaraga n'umuntu ngo wenda ngo aza gusura wenda nk'icyana cyangwa icyabwa abapaparazi ba Sarus nge nago njya ngendana n'abastari uramenye kandi se sha yarinde yabaga ari ngegenye bibazi niwe waduteshaga umutwe umva ubu nibwo ndibo ndabibabwira abapaparazi ba Sarus yari umupaparazi ariko njye baraye mwaramvugaga nkagira isoni ndi kumwe n'abajama nkagira isoni nkavuga ati ni njyewe umva atari njyewe ukuntu naje ukuntu ninjiye ukuntu ariko byabaga n'ubundi biryoshye ku rwego rwabyo byabaga biryoshye kuko byarafashije kuko byatumye abantu batangira kubona mu ndererwamo batababonagamo mbere ko nibyo nari ngamije nibyo byarana amahirwe twanagize nuko n'amaradiyo y'i Kigali yahise yumva ubwiza bwabyo nagata tangira gukora ibiganiro bimeze gutyo nibyo byahise bifasha rero ko showbiz ivuka gutyo nese iriya timu yanyu mwayikoze gute iriya timu kuko nge nyita ivuko cyangwa se roots ya showbiz yacu mwiremye gute mwahuye gute ibintu byagenze gute kugira ngo mukore kiriya kintu kuko ni ikintu wenda ntaguciye mu ijambo ni ikintu cyagenze neza kubera iki kubera ko nabo bantu bari muri iyo team abenshi bagiye beexcel ariko muri uwo mwuga uri kubyumva akaba ari ikintu kizubona gitandukanye wenda no mu bindi bintu usanga abantu bagenda batera imbere bakagenda babivamo uri kubyumva baterera imbere mu bindi uri kubyumva so iyo team mwayubatse gute kuko ni team n'uyu munsi ikomeje kudufasha muri iyi industry ntago navuga ngo team bayubatse gute cyase twayitangiye gute kuko ntago twakoze ari intention zo gukora team gutyo nibaza Sarus Relax yabayeho mbere yanjye yari irimo ndibaza itangira yari Jamen ubanza n'uwo bitaga kwizera irindi zina yitwa ndakora kuri Kigali Today afata ama video ashobora ko harimo abantu bayitangiye nyakibaye myinshi bayitangiye mbere ngewe ntabizi ariko bavuga bakinibanza utuntu tw'utuziki two hanze bavuga n'amakuru y'abastari bo hanze so nyuma haza kuzamo na Deje ndibaza baza kuzamo na Mike still ari uko nguko bivugira nyine amakuru y'abastari bo hanze ibyamamare ibintu nk'ibyo none ngewe rero nari ndi umufana nabyumva nyine byabindirabwe no mu muziki kuki batavuga amakuru y'abanyarwanda ariko mu by'ukuri urumva mu Rwanda nta stari bari bahari ku buryo bavuga amakuru y'abastari bahari nta makuru ntago twabita abastari mwari abanyamuziki abanyamuziki beza ariko kuko icyo kintu cya showbiz cyo kuvuga amakuru mwumvaga atari ibyanyu urumva nawe wavuga tubaramvugaga yango singe nawe ubwawe wumvaga nyine atari ibyawe kuko nawe nta makuru ufite kuko byaranangoye kugira ngo nkere yayo makuru no kubikora kuko ari igihe nazaga kugwenteva ukavuga ndavuga ibiki se ndavuga ngo imyenda nambara kumva ntaniriye kumva sibyo mwebwe ukumva umuntu yakubaza ngo wasohoye indirimbo kuri album azaba ari indirimbo zingahe mwebwe mwe nibyo mwashaka kwikorera
noneho icyo gihe rero hari igihe niba ari wowe twigeze guserera rimwe urimo kumbaza ibintu ugahita uvuga ati iyo ni private life yanjye. Ibyo bisubizo narabyakiriye byinshi cyane. Harimo n'abanyanze abafana bawe bite bashaka kumenya abafana banjye bashaka kumenya Imana twarasereye icyo gihe. Ari n'abahanzi yankuyemo nagizeho nanjye urumva uko nakuraga nashakishaga uburyo butuma ayo makuru aboneka kuko navuga nari mbizi ko nyuma y'imyaka n'imyaka impact yabyo muzabibona kuko harimo n'abanyangaga bakavuga ngo nabinjiriye ubuzima nagize gute ariko nkababwira bigomba guhinduka nyine mugomba nimba mushaka iyi industry ihinduke ngomba kubivuga nyine nta kundi. So noneho icyo gihe rero nza guhura na Jamen mbega rumva na story maremare ko nageze muri Salusi biki byose nza guhura na Jamen ndamubaza Jamen bite ko mutajya muvuga abastari bo mu Rwanda cyangwa abahanzi bo mu Rwanda arambwira ati nasaka amakuru bagira yava he. Ndamubwira Jamen ari umwana mwiza ndamubwira nose ngiye nginyakuzanira mwayavuga arambwira ntuyazana tuzayavuga. So urebye nuko byatangiye noneho ntangira kuyashaka rero icyo gihe habaga tu website tubiri navuga twageragezaga kwandika inkuru zanyu ariko z'imiziki n'ibiki bitaramo mwakoze yari SMS media urayibuka twajya dukora tu SMS tw'ubuntu kohereza ama SMS hari na Kigali show Kigali show ndayibuka Kigali show ariko habagaho nyine ba DMS yari meze nkaho ari ya TFP nabwo banditse nyine imiziki bakoze hano bakoreye ibitaramo nabwo nta n'inkuru zajyaga yazaga nka rimwe umwaka. So niga umutwe rero wo mbyita ngo no guhimba amakuru ariko so kuyahimba no kuyakreya cyangwa se nimba nakiti muri reporter sinzi none nkareba uburyo nshobora gukora amakuru yanditse mu Kinyarwanda none nkaza nko hano i Kigali nkajya nko mu gitaramo haguryo nkandika utuntu twadupapuro twanye nakubwiye nabaga mfite udupapuro twinshi kabisa nakubwiye none nkareba Rafiki yarigiye ku rubyiniro saa 3 agiyeho abantu abafana bahise bazamura amaboko barasimagura hari umukobwa waguye hasi kubera Rafiki hari umuhanzi Rafiki yuriwe byuma hejuru utuntu nk'utwo nkagenda nkwandika ku dupapuro Family Squad ntibaririmbye ariko nabonye kuko nyine nabaga mbazi kubera kujya mu bitaramo cyane Spax yarahagaze Mavenge Sudi yaje Makanyaga Abdul namubonye muri iki bwose nkagenda mbwandika none muri weekend nkajya i Butare nkasubira i Butare none nkajya kuri computer nkabyandika nkabihereza Jamen akabisoma none bajya mu kiganiro bakabisoma nyuma baza kuvuga ati ngwino ujye ubivuga none barabisomaga nyine ntibamvuga ariko nkumva ndishimye nyine ko ibintu namuha imagine gutanga ibintu bakabivuga icyo gihe nyine babaga bagutinyuye no kumvisha ko ushoboye none Jamen abonye passion mfite n'urukundo mbifite none nyuma akajya mvuga bakavuga muri kumwe na Mike Karangwa muri kumwe na Deje muri kumwe na Jamen ndetse muri background turi kumwe na ALLYSOUD uwo munsi wa mbere mvuga bro anahise mbyukira Kigali amakuru narayanditse none koko nibwo namenyanye na Dr Jacques nkajya za F2K ngafaye nkazamuka kudutegera ku mihanda tukajya duhurira kwa JP ko JP n'umukuze urabiye ko ari hambere twahuriye actually mitana nagukunda kuko ari hambo kurikije ukunda umuziki wawe n'ibiki n'ukuru twabonye tugaciringa afise mutipe n'umwana mwiza sana icyo gihe so nibwo natangiye kujya mu studio rero noneho abantu henshi kwa ba Bob ngenda mpadekuvura sinari mazi imbere n'ibiki asubira nkabiha Jamen akabavuze gutyo. So Jamen rero yarari hafi kujya kwiga muri Canada agiye kugenda so urumva batekereza umuntu ushobora kumusimbura muri Salusi Relax. Jamen rero nibwo yaba propose atari ko hari umuntu usanzwe udufasha kandi abona afite tala so ni gutyo Jamen yanyinjije muri Salusi Relax. Urumva na topic yawe kubera ko abantu bari bakunze iyo music batangiye urumva n'abantu bari batangiye gukunda Salusi Relax cyane kuko yari sigaye ivuga byo mu Rwanda so none rero ngize kuri mikoro urabyumva rero bombe yisiturika wari ugeze mu rugo nari ngeze aho Imana yandebeye kuba niko performinga bwa mbere anyway yigeze aho Imana yakuremeye kuba none uhita wirekura ukavuga kabisa ngira Imana Mike nawe duhita duhuza Sandrine dusangamo nawe duhita kubona Deje yashize avamo tuzanamo Sandrine itaza nawe dusanga ari umwana mwiza ubikunda kandi noneho mukabikora neza kabisa abantu bakabikunda ku buryo n'ubu ngubu na showbiz zose ziza zisa niriya mwakoraga kubera ko ni intangarugero ni umubyeyi niho byavukiye ni umubyeyi niho byavukiye nge mbona iriya kaminuza rikomeye ikiri cyitwa kaminuza y'igihugu
kabisa ari gihe njya navuga ni kakantu bazana reka tubwire ku kantu gatoya gateye amatsiko kaberaga hariya navuze ko nzakabaza umuntu wahabaye hari abahanzi bazaga kuririmba bamara kuririmba byabishye mukabafunga ngo bakazasubiramo concert ku munsi w'ejo abantu bagihangarire bazibitse rwego nibwo ndibo ndakira so ibutare haberaga ibintu twari byo birenze mwarabakona ibutare haberaga ibintu bya bindi Atom yigeze kuvuga urazi kaga comedy ka Atom avuga ati muri Kiste habera ibintu ngo Janet I saw I was there Kiste habera ibintu campus no haberaga ibintu indoto zanjye zari kwiga ibutare ngira Imana nza kuhiga wumvaga ama story twajyaga tuyumva iruhande haracyaba abakobwa wumvaga iruhande ruhagera ari iruhande urahita ugwa nko mu bakobwa nka Shagi kabisa bakurwanira kaguhaga story gasegeje n'abajama banjye twazanye kwiga bari inshuti zanjye wana twese twatinyaga abakobwa urebye ariko twumvaga nitwagira abakobwa bazajya baturwanira bro umwaka washize ari umukobwa utuvugisha noneho ikintu kintu cyadusetsaga njye n'abajama banjye twari abantu bari loki nyine twihora tureba ubwiza bw'abandi n'imibereho myiza y'abandi bajya twe dushinzwe imibereho myiza y'abandi n'ibyishimo by'abandi mumeze nk'abafana murebera abafana barebera ku ruhande none tukigera ikindi kintu cyadutunga tukigera ibutare n'uburyo habaga utubox bashyiragamo ama protection amakapote amaprudence niko babyitaga byose none ukabona kumanga utubox twabaga twuzuye mu gitondo tukabyuka turi empty none ikintu cyadutagazaga none ikintu cyadutagazaga none tukavuga reka turara ijoro tureba aho utu tuntu tujya tukavuga tugiye gukora ubushakashatsi abantu dukoresha n'ibandi babikorerahe kuko twarabyukaga mu gitondo ukabona nko mu nzira turimo twakoreshejwe mu tuyira two mu ahantu mu dushyamba gutya tujya za Madina aho twari dutuye abaja baje bagihagane bavuyemo tukarara tugiye ijoro duhiga twe twarabahige none tukabura umuntu n'umwe oya nuko ariko Imana amuntu twigeze tubona nahigaga nabi nuvuga ngo ntawe mwigeze mubona gafatamo ntawe twigeze tubona gakoresha ariko resultat twarazibonaga boxes zikaba ziri empty kandi ukabona hari izakoreshejwe twavuga se n'amajini ibintu byaberaga yarabyaga biteye ubwo none mwajyaga gufunga umuhanzi rero byagenze bite story zo gufunga abahanzi izo ngizo zo sindi ko nzizi neza oya SKC yigeze kuza kuharirimba niba ari SKC sinzi ari gerega urumva hari giye kubishya ko umuhanzi guturukana na organisation sound n'iki ibintu byose so muri campus Butare kubera n'abakonari n'iki ari giye bazaga ngo kaharirimba ngo bagahita bakubwira ngo ejo uzasubiramo concert ubone gutaha oya story z'abakonari zo ndasize ariko nanone urumva hari giye bigenda bigahinduka legend bigahindura n'amarum bigahinduka bagakabya ariko abakonari byo nta mikino bagiraguje ko hari imbere urabizi ko abantu byageze kugira ngo umenye ko uri umustar mu Rwanda ari uririmbiye kuri stage yo muri campus wabona uyirokotse ukamenya ko wayirokoka ugahita ukonfirm ngo uti ndi icyamamare kandi urabizi ko nawe ariho wakonfirming niho navukiye ubundi niho nafikiye konfirming aravuga ati ndi icyamamare muri iki gihugu niho Riderman yakonfirmiye ndi icyamamare KBC KGB niho agomba kunyura ukagira harimo rero abahageraga bakakubwira ngo mbare gatatu ugize ute uvuyeho hari uwaririmbaga story twumva bakakubwira ngo tugiye gufunga rido uririmbe tutakureba ahubwo tukumva oya byari biteye ubwoba izi story zigeze kuba sinzazibagirwa hari habaga ikintu cyitwaga FESPAM yajyaga iba buri mwaka yahurizaga ama university yo mu karere FESPAM yari ikomeye byatari nayo noneho icyo gihe Masamba aza kuririmba ndabyibuka n'icyagiye no mu Rwanda umuriro wakundaga kubura cyane so hari ukuntu umuriro waburaga ibutare bagacana generator ibintu nk'ibyo noneho Masamba yarakubita abakonari barasara ewana abakonari basaze Masamba nawe arasara arazamuka ajya hejuru mu bakonari abakonari baramuterura kwa urukundo bamukunda baramuterura Masamba bamuzajya bamuteruye bamusubiza kuri stage Masamba baradukubitira turasara noneho urumva hari umujama wabyiniraga Masamba ni umujama aza kuri stage arabyina abakonari barasara ati ni wowe jama arasara azamuka hejuru abakonari
bro baramukubise bavuga wagicucuwe ntago uri masamba bro bamumanuye n'inkoni jama twagiye kumutabara da uzi inshuro twabaga turirimba hakaza za kondomu zihaze kuri stage kuri stage ukazereza nk'ibipirizo boherezaga aho baza ariho za kondomu navuze zashiriraga zashiriraga mu bitaramo reka gukavaringa bene wanyu ahubwo we tubwire winjiye mu mubare ryari nyuma y'umwaka umwe ntacyo wiboneye waje kukibona ryari ntacyo nigeze bona kuko amahirwe nagize njye nagiye kwiga Butare mfite girlfriend ari nawe mugore wanjye uyu munsi oya Karine wow twakundaniye kuva muri secondaire so ibyo byabaga ari yamatsiko cyangwa ibintu wumva wowe ukajya kubikoramo ubushakashatsi kugira ngo ujye kureba ariko nakundanye na Karine kuva muri secondaire kugeza uyu munsi kandi urukundo rwa mbere ikintu uvuze nibyo urukundo rwa mbere ntushobora kuruca inyuma kuko ruba ari nyarwo kiriya yese nuko nari nime ahubwo na Karine sinzi ukuntu namuterese mwarahuje ni Imana yabikoze story zagera ari dede kuko twamenye ngiye kumunyuzura actually tubwire banza urebe iyo foto no tubaze turagira iyo story urabona ibintu mwadukoreraga barafotoza twa Noki ana abantu bari kuyireba barimo barayireba abajama bafotozaga bizunyibutsa ngo twajya gufotoza udutelefone zitanafoto zidafite kamera abo nabakonara umuntu arazana abagore beza niba muzi bagore beza niyo muri kureba aho ngaho akaza gufotora ariko byabaga ariko twabaga twabakunze bro twajya twatere courage nabifataga mu rwego mu bukene bwacu no gushaka ko bisa nk'ibya bindi tujya tubona nubwo ahagarimo no kuderanja birimo yego ariko iyi foto najye uzayibe cyaza mwadaye hitwe na Miss Jojo bro tukabyine nibaza dukeneye kuzakora urutonde rw'indirimbo z'ibihe byose indirimbo nyarwanda z'ibihe byose kandi nibaza ko muri top 5 indirimbo 5 z'ibihe byose sinzi ukuntu nazitondeka ariko indirimbo tukabyine indirimbo arasharamye indirimbo slowly ya Meddy wenda muri modern music tudashyizemo izabari abasaza nk'impara baseba nani abafite indirimbo ziteye ubwoba ba Cecile Kayirebwa bafite indirimbo ziteye ubwoba ariko muri modern music indirimbo yitwa tukabyine indirimbo yitwa slowly indirimbo yitwa arasharamye indi twavuga ni nk'iyi ariko banza nk'ize 3 nizibe byose rero tukabyine nyifata gute ngewe tukabyine nyifata nk'indirimbo yabaye success nyifata nka success ya industry yose atapana ngewe nka Rafiki cyangwa se nka Miss Jojo kubera ko niba ubyibukira indirimbo yasohotse abantu bakidushidikanyaho batumva ko dushobora kuba twakora ikintu kirenzeho cyagera mu rwego mpuzamahanga iriya ndirimbo rero umuntu wese wayumvaga rimwe ntago yirwaga yibaza niba iri ku ruhe rwego ahitaga wumva urwego iriho ko ari urwego rwo hejuru na n'uyu munsi ariko utabigira ni kirya giye n'uyu munsi no mu mabuwate tugiyemo iyo bayikinnye mu birori n'ibijye nkuko nzivuze JP yubahwa kabisa Ura yashobora kuyikora ikaba nziza ariko yandira itagira karite nziza ubu ntago tuba tuyiba ntago byakunde kimwe na arasharamye noneho nayo noneho nirandirimbo nayo ntacyo wayi Mana yaraje hindura ibintu mu karere dushyireho slowly ya Meddy rero bijyanye yatujyanye international gutobora borders ibindi borders amayobera nayo afite ukuntu yabikozeho ariko amayobera nayo wenda ashobora kuza muri top 10 ariko slowly man zikwe n'abanyamerika bro oya izo ndirimbo zose uvuze izo ndirimbo uvuze muri modern music indirimbo ziri nziza ariko nagiye no kuzireba n'iki kintu wenda nacyo wakivuga abahanzi bagomba kujya bitaho cyane ikintu kijyanye na quality ya music ya production ya audio izo ndirimbo ni indirimbo n'uyu munsi uvuga ko ni nziza kubera ko zifite quality nziza iyo ziza gukorwa abazikoze batitaye kuri karite cyangwa se bakazikorera ahantu badafite karite nziza washobora kuba wayumva uri mu rugo ikaba indirimbo nziza ariko aho zageze ntizari kuhagera tukabyine muri izo club ntibashobora kuyisangamo iya Meddy ntibashobora kuyisanga international itafite iriya quality imeze kuri iriya ndirimbo ifite quality iteye na n'ubu click sindumva uburyo uri kubyumva ukazana arasharamye ni indirimbo yakubise club irayakubita techno zose zahise ubundi techno na reggaeton zari zigezwe zose zahise zivuga umva na Daddy Yankee nibaza hantari nimba yarayumvishe Daddy Yankee umwami wa reggaeton yaragize ati muruva ngo abana barankubise yari arasharamye
kugeza n'uyu munsi iterme abuze ukereye insigamigani kandi atari mu Rwanda guza mu karere oya biriya byari ibikorwa bihambaye kabisa kandi yo nibutse big up kuri abo bantu bose reka tubahe credit umuntu witwa Henry Wow ahantu ari mu ijuru nyagasani Imana mutwakirire umuntu witwa MYP USA wana nize kumeze neza cyane ndetse na Mr Skis KGB Kigali Boys mwaraduhaye bro mwaraduhaye kabisa big up kuri nde kuri Miss Jojo the Queen niwe mukobwa uririmba umuziki kugeza uyu munsi umuntu wese abakubwira ati ndi role model kandi yararirimbye mu gihe kitarenze ubanza umwaka nk'imyaka 2-3 ariko niyo munsi bose abantu babirwa banamunsi abantu birwa basa Miss Jojo man the Queen respect kuri the Choga style dumwami wa flow umwami man ariko mbere yuko dukomeza hana nindi credit kujye kuri Meddy hari indirimbo ngiyewe nkunda yawe ibihe byose nanayikubwiye icyaro hari igitero umukunzi wanje agiye kwiga umwaka wa 5 nini ndakumuhima benshi bazamugurira ndetse ku mashuri wabo benshi bazamukunda ndetse ku mashuri wabo benshi bazamukunda nimba mwenyewe mfite impungenge nubwo umukozi wanje agiye gushaka diplome hazaza n'umusirimu aje mu kiruhuko yicare muhaka kurugamwe ko mu kiruhuko nibwo muhunga mutakanote kabagara 5 bazagaruke kwa 5 kandi yawe gashikarete narabyibagiwe bane iriya ndirimbo no production yayo icaro cyaragishe na n'ubu sinjya nyihaga iri mu ndirimbo numva cyane hari abantu benshi bayikunda cyane big up mbere yuko tuyivaho arashanamye na tukabyine big up kuri JP production big up ku musaza kabisa n'umuntu ibintu byose yakoze ugiye ku ndirimbo za Miss Jojo ukajya ku ndirimbo zo za KGB ukajya ku ndirimbo zanjye ukandimbo za Kitoko niyo nangiye kukubwira uvuga indirimbo album ya Kitoko ira yajeho agakecuru urumva album yiri mu album y'ibihe byose kabisa ariko nanone nanashimire na Kitoko nawe ari mu bahanzi bazanye ikintu cyo guhiga quality tipera nawe kabisa nabyo izo credit bagiye bazimuha kabisa uyu munsi ugenda muri club webana indirimbo ya Kitoko ushobora gutaha ubanza ari wazanye gukora session agaterura aba producer bo mu Rwanda no mu Burundi akabajyana hakujya y'igihugu akabahuza ubundi bakamukorera umuzigo muri Tanganyika irasti siho buri indirimbo za Kitoko ntizizasaza ntago bishoboka kubera quality zifite ni indirimbo nziza none akongeraho ko zifite na quality zazo n'umuhanzi ufite ijwi ridasanzwe n'umuhanzi anyway he's my friend great kabisa big up kuri Kitoko hanyuma tugaruke kuri Meddy nawe tumuhe credit man the guy warakoze gutuma umuziki w'u Rwanda ufungurirwa amarembo hanze y'igihugu indirimbo slowly yadukoreye ibitangaza gacyana bikora kabisa wa big up ubwo turahita tuvuga click producer click respect respect my brother yeah man yes gusa nawe yinjiye umuziki ahindura ibintu nawe ni generation yaje ihindura byinshi kuko nka hip hop ho turahita tuyazamura kuko ni watuzane Tough Gangs nubwo ba Riderman nubwo ba MC Mahoni Bone ufatwa nk'umwami wa hip hop mu Rwanda MC Mahoni Bone cyase ufatwa the father wa hip hop mu Rwanda ariko Riderman nawe tukamufata nk'umwami wayo ariko Tough Gangs bayishyiraho akandi kantu umusaza J-Man ikomeze muri ruko ridashira buri munsi turamukumbura muri iyi game ariko ibyo yadukoreye we give thanks kabisa akantu nashaka kongeraho ubundi buretse ko bigoye kuvuga Meddy ntuvuge The Ben cyangwa uvuge The Ben ntuvuge Bruce Melody oya ntuvuge Meddy watarajyaye kuri generation yabo okay iyo uvuze Meddy ntuvuge The Ben cyangwa uvuge The Ben ntuvuge Meddy biragoye kuko nubwo slowly yafunguye imiryango Habibi yahise iza nayo iraduforcinga muri East Africa muri za West Africa n'ahandi ku buryo n'abantu babiri bakomeje kuri presenting igihugu cyacu kandi babikora neza so The Ben ahuri kabisa respect the prince mwita ngo the prince ariko amazina nigize umuzayirwa ari amenye ubana nabo buri muntu wese ubwoba kumushakira akabyinira ariko ni showbiz ni kwimeza uko mimwana mboka mukanya nahuye ejo nijoro nahuye na Chanel mpita mukubita The Queen oya nijoro nahuye na Chanel nabonye ifoto ndabizi nabonye amafoto mwahuye n'amasamba
Amasamba ariko we mwita ni prince kabisa ryo narimuhaye y'umuziki cyane cyane wese ko the queen nyine wa reka gicanda ari Cecile Kayirebwa aho nta kuburana kujya kubaho ariko njya nibaza kwera Imana nayo yaraduhemukiye Imana nagihemuka Rafi nitandukanyije n'ijambo rya Rafiki Nyagasani ibaze Cecile yaza gukura snapiriho ziba zarashwanyaguritse zari gushwanyagurika hari abantu ama YouTubers urahita tujya muri ba Sebanani ujye muri ba Sosomado bakaremera Rodrigue basambutu bahitinga baca ibintu bro u Rwanda rwagize abanyamuziki Imana n'ikindi kintu kijya kigira uruzana nk'izo ndirimbo zose tuvuze z'ibihe byose n'ibiki usibyo wenda nk'iyo ya Meddy urumva ikibazo twagiye duhura nacyo wenda natwe twakigizemo amakosa ariko nuko ibintu byinshi byagendaga biza bidusanga mu kibuga rero ukumenya agaciro kabyo bikaza igihe cyararenze cyane nk'ama YouTube ama social media platforms zose bikaba ibintu bigoranye nk'ubu ntushobora kubona nka tukabyine ifite ibihumbi 50 kuri YouTube umenye utayibona ariko Rafi ntago ari gutyo utwabijudginga sibyo n'umuntu uzashaka no kubigereranya n'umuntu udafite ubwenge nutekereza ko tukabyira indirimbo ikomeye nk'uko idafite view kuri YouTube ntago bishoboka kuko generation ziratandukanye sibyo nta n'ubuhanganye bw'indirimbo nka za tukabyina icyo zizarasharamye even na za slowly nubwo slowly ifite ama view menshi ariko ntago twe turebera mu ma view ya YouTube ahubwo tureba impact wa muziki wagize kuko nabyo njya mbwira abantu nk'ubu ushobora gusanga Ish Kevin uyu munsi wenda Rafiki cyangwa ngewe nta ruhare twagize kuba ari Ish Kevin uruhare ruri direct ariko ushobora gusaba platform afite uyu munsi no kuba ashobora kurimba akumvwa akabona ama kontra ari ukubera MC Mande ari ukubera Ziggy Double 5 ari ukubera Kelly at Contact ari ukubera Tijara Kabendera ari ukubera Jean Gentil ari ukubera so igihe cyose hari abantu bagiye bitangira ibintu kugira ngo bishobore kubaho nimbuje uyu munsi ntago bikuraho ko abo bantu utakakwiye kuba cyase batagize urare kuba wowe ukora akazi kawe uyu munsi so niyo mpamvu rero baba abantu bagomba kubaha umuntu wese witwa ko ari elite cyase elder icyo kinahura na values z'abahanzi nacyo wenda wagira icyo kivugaho cyo kumva wenda abantu babifata nk'ubucogereranya abahanzi ugendeye kuri followers kuri abantu bamukora cyase nawe ukagira complex kwera followers so ni ikintu kuntu bimeze gutyo tugomba kwiga tugasobanukirwa tukamenya amateka tukamenya ikintu kiva naho kigana uko process na evolution n'iterambere ry'ibintu ubwo nujya gutekereza aba followers ba Rafiki ko bazabanga n'aba followers ba Juno Kizigenza cyaba Meddy cyaba The Ben uri wrong kuko ntago byakunda ntago byashoboka kuko igihe Rafiki yakoreye umuziki ibyo bintu byose ntibyabagaho nta nubwo Rafiki wenda ari umuntu n'umushapu uzajya muri zo social media ngo zibe active kugira ngo zishobore kugaininga iyo followership imeze gutyo oya na Rafiki nagira complex yo gufungura Instagram cyangwa se Twitter ngo kuko ataritabona aba followers benshi kandi Rafiki ari izina rikomeye nawe azaba ari wrong kuko nawe ntazaba adatekereza atabanje kumenya uko yatangiye ataza amateka ye so tugomba kwimenya tukamenya values zacu ku giti cyacu tukamenya na values z'abandi n'abandi bantu none ibyo bigatuma ngiye ubwanjye menye uwo nkwiye kubaha n'uwo ntakwiye kubaha nubwo nta muntu udakwiye kubahwa ahubwo ni mu rwego rwo kugira ngo abantu bumve ibyo nshaka kuvuga tukamenya uburyo uyu muntu ni legend is just enough Rafiki ni legend bro wabyanga wabyemera uri legend kama self respect nzaguha nukuri legend nakurusha aba followers nakurusha impact muri society uyu munsi ntago bikora ko ibyo nabikoze kubera wabinkundishije blessing naho ibindi byo hari gihe njya mbyumva nkabona nk'umuntu aravuze ngo The Ben ko adasohora indirimbo ngo abonye muri top 10 mane ngo Bwiza ngo indirimbo yiri imbere ya The Ben mane Bwiza amaze amezi anga aririmba amazu umwaka aririmba arimo arakundwa urashaka kumujyana na The Ben umaze imyaka 15 14 akora umuziki ubu uribaza ko The Ben arimo arakora umuziki wo kugira ngo indirimbo ze zijye muri top 10 ntago ariko bimeze ntago targetiye ari uguhora sora indirimbo ntago byakunda ntago bishoboka rero nimba utekereza gutyo ubwo mbona abanyamakuru batekereza gutyo cyangwa se abaki batekereza gutyo kigarura ku kintu bita ngo kanaka ngo yarazimye ubu se tuvuga Kendrick Lamar yarazimye Britney Spears yarazimye
tuvuge bari hana nabo ntabwo Rihanna we yarazimye aheruka indirimbo mu myaka 10 usi indirimbo za Chris Brown ziheruka kuyobora Billboard ryari tuvuge ko umuziki wamunaniye ariko bari abajama bakoze umuziki mu gihe cyabo ubu amazina ni ya sellinga nta kindi ko abantu bavuga ibyo ngibyo ari abantu bazi ubwenge niko wenda tuba tubitekereza mbowe ikibazo cyanjye urakisha oya kibazo nagiye kukubwira ati iriya spirit yo gushaka kwibona ngiye mbivuga ari nko kwica umuhanzi kuko hano mu Rwanda showbiz bikiri young iri na ntoya bigira impact ku muhanzi uri kubyumva bishobora kugira impact ku muhanzi kubera ko nkuko twabibonye amashow abahanzi bungukiramo ni makeya mu Rwanda uri kubyumva showbiz yacu iracyari hasi ntabwo iri active cyane umuhanzi ntabwo aba busy buri weekend ntabwo umuhanzi uri kubyumva icyo kintu gituruka hehe ubundi kugira ngo abantu bumve ko ushobora kumva ko umuhanzi wamukiringa business yiwe igahagarara nibaza ko bijya kumera nk'ibyo twigeze gushaka kuvugaho n'uburyo system ikoramo uburyo umuziki wacu ukora kuko nagiye numva ibihuha ngo kana kamwe indirimbo bayisibye ngo asiba indirimbo ngo yariye giti ngo yagize gutya nge ukuntu ntekereza hari system yacu itubatse neza uko umuhanzi akwiye gukora n'ukunda akwiye gukorwa first of all nge mbanza ku blaming abahanzi bo mu Rwanda bari tetu bafite ubutesi hari ikintu cyabagiyemo cyo kumva ko ari nk'uburenganzira bwabo ko indirimbo zabo zikinwa kibajya mu mutwe akumva ko nasohora indirimbo igomba guhita ikinwa kuri radio cyangwa kuri televiziyo ari itegeko sibyo noneho ugasanga natwe baba twabikoraga twibikunze bakagira bakumva ko ariko kazi kacu mbega bo nta kibagomba ariko ALLYSOUD ari hariya kugira ngo akine imiziki ya kanaka niko kazi kanje ntago yumva ko ngendi radio presenter ngendi radio DJ ngendi journalist I don't care wasona indirimbo utayisohora nge ntago bindeba ibyo ari we bireba so bayagiye rero baba batesi muri ibyo myumvire bubwira ko ari uburenganzira bwabo ku indirimbo zigomba kuba zikinwa kandi zigagomba gukinwa nkuko bo babishaka none bakibagirwa ko muri urwo ruganda babamo n'abantu barenga ibihumbi nubwo wavuga ngo uburenganzira bwanyu gukina ntibyanashoboka ntago wazikina ngo bikunde nubwo wavuga ngo buri muhanzi azano indirimbo imwe nabwo ntibyakunda nta nubwo uzana imwe ejo usohora indi ugasohora album so bikarangira bya bintu bihindutse business so iyo ikintu ari business rero buri wese arasamirye buri wese areba izamu rye nubwo buri muhanzi amenye ko ari ni business brand Rafiki uri business brand Bruce Melody uri business uri nka burarirwa kugira ngo byumve neza ngewe ukuntu mbafata usibye ibyo byo kuvuga turabikunda turabitangira turabigira gute Rafiki ngufata nkuko mfata burarirwa King James ni nkuko wavuga score KGB ni nkuko wavuga iki so Rafiki rero ku giti cye ni ugomba kumenya uko akora business ye urashora urunguka urahomba kuko iyo wungutse ntago nza kubaza Rafiki winjije miliyoni zingahe nakubaza amafaranga winjije nakubaza ayo washoye nose kuki ushaka wumva ngiye ko ngomba kugukorera akazi kandi uri murunguka reba abahanze amamiliyoni binjiza ariko umunyamakuru yagira gutya na gutya ngo abanyamakuru bo mu Rwanda ngo iki mu buzima bwanjye sindafata giti y'umuhanzi n'umwe mu buzima pe icyo ndakizi wenda ngewe reka nivuge na rimwe mu buzima ndafata giti y'umuhanzi nubwo utabura ababinshinja ariko na rimwe mu buzima bwanjye ariko sindablaming umunyamakuru yifata nayifata kuko nagiye numva nk'abantu bakorera sibanga za Contact FM bajyaga bababwira ngo twaguhaye mikoro ntibamuhe salere bakamubwira twaguhaye mikoro so urumva ndajya ku blaming uwo muntu ubyuka mu gitondo aza gukora buri munsi adahembwa yajya kwishyuza bakamubwira twaguhaye mikoro yikoreshe so nuvuga bya bindi bya Mobutu yabwiraga abasirikare ati naguhaye imbunda article 15 so urumva uwo muntu ngiye ku giti cyanye nka ALLYSOUD sina mu blaming nubwo ibyo akora ngiye nka ALLYSOUD ntabikora sibyo ariko sidibuna mu blaming noneho rero umuhanzi uwo muntu agusabye ibihumbi 10 n'urugero urarize ugiye kumusebya ariko wemvesije ibihumbi 10 usinye kontra ya MTN ya miliyoni 30 nta na 5 uri bumuhe urangije ujya gusebya ngo abanyamakuru barya amafaranga ese we ayo mafaranga wigeze wibuka ko afitemo uruhare kugira ngo amafaranga ushobore kuyamakinga wapi so nibyo rero nkubwira music ikibazo cyo mu Rwanda dufite ntago
ari twebwe abahanzi ari abayirimo ntago bazi ko ari business y'umuntu ku giti cye, bazi yuko ari nk'uburenganzira igihugu kibafitiye, ari droit cyangwa se ari nyine ni uburenganzira bwabo gukina. Ni mu gihugu cyabo uburenganzira hari aho buza, ariko mu buryo buri protective kandi mu buryo bukurikira amategeko ku mpande zombi. Ni ukuvuga rero umuhanzi namara gusobanukirwa ko ari kampani ku giti cye, agomba kumenya ko agomba kuinvestisa, agomba gushora nyine kugira ngo akore. Noneho kandi iyo ushoye ubu expecting ibintu bibiri, kunguka cyangwa guhomba. N'umunyamakuru rero aho tuzatandukanira nuko tuzaba dufite values zitangazamakuru. Niho hazazamo difference y'abanyamakuru. Uwo wizera n'utizera, uwo wubaha n'utubaha. Ibyo rero bituruka uburyo ngiye nkora akazi n'ukunda gakora, ariko ukubaho wese uko akora akazi ke. Ni nabyo najyaga basobanura. Dufata urugero, nimba dukora ibiganiro turi abanyamakuru 5, wowe ushobora nk'umuhanzi ushobora kwicara ukavuga uti ntiburiya nyaka amafaranga, eske koko amafaranga mpa nyamuha bigira impact ku kaza nkorera cyangwa se akazi nkora? Ese uri utayanyaka we ayo ankoreye bigira icyo bimarira? Ni wowe rero ukwiye kwicara ukabijudginga ukavuga ati ngiye kuri ALLYSOUD cyangwa se ngiye kuri RAFIKI, kubera ubone icyo byakakwiye kukumarira. Kuko dufate nk'urugero nko muri iki gihe amaradiyo kunangana, ama YouTube channel kunangana. Rero uradecide ukavuga uti sindi buzizenguruke zose zirangiye, akura uricara ukareba izifite imibare, zifite influence n'izi, ugahitamo umwe cyangwa 2 3 bakabiri umukorana. Abo rero ubundi uranareba ni bande be influence aba influencers. Hari abantu bashobora gukora ibintu bika-influence abandi. Ubwo rero ugomba kugira ubwenge bwo kumenya abo bantu nabo hitamo. Niko nagisubiza nk'icyo. Ni ukumenya values zawe, kumenya uko ukora, kumenya uko ukwiye gukora, no kumenya ko nta muntu n'umwe ugufitiye ideni. Nta muntu ukugomba ikintu pe. Nta munyamakuru ugomba umuhanzi, nta n'umuhanzi ugomba umunyamakuru. Mwebwe ko muhitamo gukora uko system imeze, nimba system yacu iri kavuyo, wishaka kublaminga abantu bamwe, wishaka kublaminga abanyamakuru, blaminga n'abahanzi. None mwese nimushaka kuva muri ubwo buryo game yo kublamingana, mwubake system. Twese none tugendere muri system imwe. Niyo mpamvu nakubwiye kugira ngo umuziki w'u Rwanda uzave mu kavuyo, nuko tuzamera nk'izindi system. Kandi izindi system zose zubakiye kuri label, kandi label iyo ziyoboye umuhanzi ntacyo avuga. Ntacyo. Ni label zivuga, nizo zizana abahanzi. Ni ukuvuga ngo akora akazi ke kubuhanzi. Mbega label zirahayaringa umuhanzi. Ni ukuvuga Rihanna aba ari umukozi n'urugero wa Universal. Niko biba bimeze rwose. Uzasanga n'imiziki yari hana nta n'amafaranga yamwinjirije mu amafaranga. Mbona nk'icyo kintu RDB na leta bakagombye kureba uburyo bakigaho, bakareba uburyo bashobora gushyiraho uburyo bwo gucuruza music yacu mu buryo burambye, kubyumva, cyangwa se bwo gukontrola music n'abahanzi. Urumva, niba umuhanzi wenda asabwa ibi nibi kugira ngo abari muri union cyangwa se muri bayita iya hano bayita iyo federation y'umuziki. Ari federation, ariko hari indi yo muri RDB ikorana na RDB bayita iya Rwanda OTA, niba ari iki ibintu dufate nk'ibyo byose. Urabona nk'iyo ngiyo ishinzwe guharanira inyungu z'abahanzi, urikubyumva, ishinzwe no kureba ko twacuruza music yacu. Ariko bakoze uburyo biba nk'ikigo kizajya gifata iby'abahanzi none kikabibyaza umusaruro, cyangwa urugaga. Reka nkwereke nyine hakwiye kubaho bakicarana, bayita ALLYSOUD. Okay. Ikintu cya mbere mbona gikwiye no gutumira abantu dukeka ko ari aba expert muri bino bintu bya showbiz, dukeka ko babyandastandinga mu buryo nawe ubibona kugana ko babyandastanding. Ubwo hari umuntu ukeka ko azi ibintu nacyo cyose dufite. Ibyo nangiye kukubwira, urumva nka ALLYSOUD yabigiyemo ishaka ngo kubikemura kugira ngo tubone amafaranga. Urabyibuka bahera ku kibazo cyo kuvuga ngo bagiye kubaninga ngo amaradiyo ngo acuranga imiziki. Iriya ni ALLYSOUD rero yari kubikora. Kandi system yo mu Rwanda ntago yabuza amaradiyo gukina. Amaradiyo ubwo bundi bagombye kubafata nk'aba partners. Uri kubyumva no? Aho ukavuga uti buri radio n'urugero buri kwezi zajya yishyura 50,000. Sina radio gusa, actually bazazi nyine tuganire tubereke hari ibintu twe tuba dutekereza mbona byashoboka bigakora. For example, ushaka gushyira itegeko yuko
ariko nanone hari andi mategeko abanziriza ibyo kugira ngo bikunde. Dufate nk'uko muri za Kenya bagiye babikora, muri za France n'ahandi, kubanza gushyiraho hari nk'ibyo twita nk'amataxe muri economy ya prohibition, cyangwa amataxe arengera iby'imbere mu gihugu. Hakakwiye kubanza kujyaho policies cyangwa amategeko arengera umuziki w'imbere mu gihugu first of all, kuko hari igihe ushobora gufata nka gutya iyo myanzuro abantu bagahita bayoboka imiziki yo hanze. Ariko nk'igihugu iyo gishaka ko ibintu by'imbere mu gihugu bitera imbere, ujye ubibona nk'iyo bashaka hybrid y'amamodoka aba ariyo azi imbere mu gihugu bayakuriraho amataxe. Iyo bashaka ko caguwa zitaza mu Rwanda bahita bakuba amataxe nizo mwene ubwo bwoko bwa amataxe cyangwa se bwa system ziproteja cyangwa se byongera ibintu byinjira cyangwa bisohoka. So no mu muziki rero nicyo kintu cya d'abord cyagakwiye kumanza kubaho. No kuvuga bakabanza bagashyiraho nka ukavuga uti mu Rwanda amaradiyo agomba gukina 60% y'imiziki kinwa ku maradiyo y'imbere mu gihugu igomba kuba ari imiziki y'imbere mu gihugu. Ukabanza iryo tegeko rigasohoka amaradiyo akababizi. Bagategeka ko mu tubari two mu Rwanda imiziki kinwamo 50% igomba kuba ari imbere mu gihugu, 50% atari imbere mu gihugu. Bemerewe gukina iyo ariyo yose. None aya mategeko rero asa nka protege umuziki yamaze kujya hanze. So nibwo noneho system dushobora gutangira no gutanga ibitekerezo buryo yubakwamo. Urugero ushobora gukrea hano dufite ama software developers benshi bashobora gukrea ama software mu tubari bazajya bakoresha no mu night club. Nko muri Amerika niko biba bimeze. Baba bafite ama software amaradiyo akoresha ku buryo umenya indirimbo zakinwe, ukamenya n'abahanzi bakinwe ni bande, nubwo bigeta byikora n'amafaranga umuhanzi ari bubone nindi. Kuko nanone RAFIKI kuza gutora amafaranga atakoreye kandi indirimbo zakinwa ari za Meddy gusa ntacyo amafaranga bakajya kuyaha Knowless kandi amafaranga yakakwiye kujya kwa Meddy. Urumva ko uburi muri ry'imitsi y'abandi ngo kuko witwa umuhanzi ntago bikubwira ko ari ugomba gutwara amafaranga, kuko ni bya twavuze kare. Ni business buri wese iri ku giti cye, investment iba yakozwe mu ku giti cye. Rero kuvuga ngo amafaranga barayagabanya abahanzi, ibyo bintu iyo philosophy iracicitse cyane. So no rero hari ama software dufite abana baba IT benshi cyane bahita bazikora mu segonda rimwe, zikajya zituma muri boîte hakiri imiziki imeze gute, mu maradiyo yakiri imiziki imeze gute, mu tubari hakiri ku buryo akabari gadafite software ni bande bakinwe, ni ihe ndirimbo yakinwe inshuro zingahe, ni ibintu byikora ni computer na macyase zino intelligence zikorwa zibibara mu segonda rimwe utarinze kujya mu bintu byinshi. Icyo ngicyo kikaba kirakemutse mu segonda rimwe pe. Ariko ikibazo se barabitekereza, ese iyo babitekereje babishyira mu bikorwa. Hari n'ikindi cyoroshye, n'ikindi ushobora gukora wenda ubona ibyo birimo biragorana. Ushobora kuvuga uti buri kabari nkuko bwishyura tax buri mwaka, buri kabari ko mu Rwanda kazajya kishyura, ugiye gufungura akabari akabazi ko yishyura 50 cyangwa 20 buri mwaka ajya mu rugaga rw'imiziki. Wawe ukoresha utawukoresha birakureba. Ufite icyo ngicyo nanjye nigeze gutanga igitekerezo gituma amafaranga wenda ashobora mu kigega cy'abahanzi, noneho ikibazo kigasigara ari ukuyabagabanya gute. Ngiye navugaga ko ibyo ngibyo bazashaka expert bazareba uburyo bazajya bayagabana. Igitekerezo cyanjye cyari iki nagitekereje nyuma yuko umwe mu bahanzi agize ikibazo tukajya mu bintu byo gukotiza. N'ubu ngubu urabibonye umuhanzi agize ikibazo gikomeye, nitwe bigira impact, uba mu magroupe menshi igihe cyose tuba twitanga, uri kubyumva. Rero nkavuga nti nk'aba ba disc banners baba baninga everywhere, uri kubyumva. Ama movie imiziki byose barabitanga, uri kubyumva. Uvuze ngo ku rwego rw'akagari cyangwa se ku rwego rw'umurenge mujye mutanga report y'aba disc banners barimo n'amafaranga bagomba gutanga muri period ingana gutya na gutya. Ayo mafaranga akazagenda akagira mu kigega cya ALLYSOUD cyangwa se mu kigega cy'abahanzi, akajya agoboka abahanzi bafite ama projet, abahanzi bagize ibibazo. Umuntu ntakagira ikibazo bajye kumuteranyiriza kandi yarakoze. Ayo mafaranga ashobora no gufasha no gutuma nizi project turimo turavuga zikunda ayo software ku buryo bizagira noneho tukajya tubona uburyo amafaranga ajya ku muntu ku giti cye tutarenze kuvuga ngo wenda ngo turakora forfait, ukajya uvuga uti kanaka yakinwe kangahe, amafaranga ye agomba kumugeraho. Hari option nyinshi zishoboka igihe cyose waganire n'abantu bafite ubwo bumenyi bafite. Hano hari ikintu kimeze nko gukora inama formule tu. Ni wowe uri mu mwanya runaka bavuga ati reba ikibazo cy'abahanzi n'iki okay, inama formule mugasinya impapuro mukajya ikibazo cy'inzara gikivuga abantu bose bagenda vision abari amafaranga bagafata amafoto bagakora report niba ari na mission niba ari niki, amafaranga agasohoka leta bakayikubita amafoto inama zabaye. Ariko nta kintu zakemuye kuko ibyinshi muri ibi turi kuvugira hano mu manama biravugwa. Ariko bari abagabo ntago nta kintu bakora ngo bikemuke.
hari n'igihe His Excellency bamubaza ikibazo cy'abahanzi agahagurutsa nk'umuntu wo muri RDB cyangwa se nk'umuntu wo muri ministeri y'abashinzwe ibintu by'abahanzi wakumva ibintu avuze ukavuga uti uyu muntu azi ibyacu koko. Rafijya politike rero turabashyira muri politike. Umuyoboke yarabivuze ngo dukeneye umudepite hariya muri ntuza muri assemble turakohereza njyewe ese nayivamo naze ni muzihunga icigaro n'induza kubiki abagenzi bawe ko bagiyemo ba Professor J ko babijoye ariko banabikora ba uriya warimbye harya nuza jagwa ubungu barashobora Chameleone ntashaka kuyobora umujyi wa Kampala. Bobby Wine is aho utegereje iki generation bawe aba legend bagenzi bawe ko barimo kutuyobora maze Bobby Wine ashaka igihugu cyose ntabwo gishaka inteko ishinga amategeko gusa. Bobby Wine ni yipashe ndende. Bobby turagusuje. Nabonye akantu ka Museveni kanze nkakwerekera muri pod nta kibazo. Oya podcast kari home. Ariko urase kujye hasi akantu kagihera ariko ndakabona. Museveni yakwica ukajya hasi. Museveni mu cyane. Ngo mbona ngeze mu bya kera. Ukuntu kano bantu kanya kansetsa ntago nagasiba muri telefone. Nakangaka. Okay, turebe. Fighting with tried fight where our young friend Bobby Wine was tried fight with security people. I think they beat him a bit. And then they came and said, oh, member of parliament was beaten. Where I said, okay, let me study how he was beaten. Now, when I studied, I found the man had been beaten properly in the right way. Museveni no mujama cyane ndamukunda. His Excellency Museveni rwose. Okay, ngo ndari bareka ndi ukuntu bamukuze ngo nasaza ubugabo yakubiswe biriseri. Bimwe byiza cyane properly. Nyirayenze ngo bagiye kuvuga ngo ndi ukaranirwa uragiye kuvuga ati nasanze nta kintu bamutwaye n'iki ngo nasanze yakubiswe member of parliament. But the man was being beaten properly in a very good way. Museveni arashimishije ndamukunda sana. Ariko ari ibihugu nyine buriya agahugu baravuga ngo agahugu umuco wako n'akandi wako. Abagande bagira umuco wabo kabisa bitandukanye n'ibyacu kabisa. So ari uraje uburi Kigali ufite ibintu twaganira ni byinshi urumva wenda uzanagaruka mbere yuko ugenda twongere tubiganira ariko hari ibintu biri kukugenza nanjye maze iminsi mbibwira abantu banjye mbisharinga ahantu hose urumva. Thank you so much kabisa brother. So tubwire project imeze gute? Yes, naje mu bintu byanzanye mu Rwanda by'ingenzi harimo igitaramo mfite ku itariki 5 z'ukwezi kwa 8 muri ka Kigali. Imiryango izabifunguye saa 11 kabisa none turashaka tuyifungwe. Mbere byari saa 12 ariko baravuze ni oya yifungure kare abantu bazi babiciringira ibyo kunywa kurya. Yes, ni igitaramo nise ALLYSOUD and Friends live show. Nkita igitaramo nkagira gutya kuko ntago ari igitaramo ko mutele by'igitaramo ni TV show. Ni nka TV show. Nzaba mfitemo ibiganiro n'aba legend batandukanye ndetse n'abandi bashyitsi batandukanye ariko harimo n'ama act atandukanye harimo abahanzi. Ubu nashatse gutangirana na generation iri hejuru yawe actually none nkavangamo n'abandi ino edition ya mbere ubundi nashaka gutangirana na Cecile Kayirebwa Amasamba na Makanyaga ariko Cecile ntibyankundira ko ari Belgique mbona bibutsa ibintu byinshi kandi edition ya mbere ntago umuntu afite ubushobozi buhagije. Yes, ariko ngira amahirwe Masamba aranyemerera ku buryo ubundi meze ibintu ni fresh. Makanyaga aranyemerera so ndavuga ino edition ya mbere ngomba kuyidedicatinga kuri Makanyaga na Masamba cyane kabisa. Makanyaga amaze imyaka 50 muri career ya carrière
kariyeri Masamba afite imyaka 40 ya kariyeri muri kariyeri umuntu ntago namwegereza Rafiki Rafiki ntago nakwegereza umuntu ufite iyo myaka muri kariyeri abo ni ababyeyi bacu ntago ni ababyeyi kuko ino ni edition ya mbere ndashaka kuzagenda nkora ama edition nkajya nkuramo avuga aba legend babiri bagomba kwigaragaza muri ino edition kuzageza nicyo nifuza Imana nimfasha bikagenda neza so usibye Makanyaga rero na Masamba mfitemo Platini P urabizwa nawe ni umuntu wanjye cyane mu bantu banyemereye kuririmba mushimire cyane Ahaye Weizi yaranyemereye cyane kabisa mushimire Anari Bruce Melody mu ba special guest nzaba mfite Bruce Melody bwiza mufitemo Chris Easy abone mu muziki niba nsa nkaho nabanje guhera ariko mfitemo n'aba comedian nka Fali Merci kabisa ndetse na Rusine hazaba hahiye hazashya ugomba kuba wicaye ku ntebe z'imbere ngomba kuba ndi imbere kandi ugomba kugura tike ngomba kuyigura nyine ya waka mikapu akantu karaweretse yaba kameramani kuna yisetse ntago ari ishyurwa aba yahembwe uriya arabizi aba yahembwe yeze hanyuma suki yafite kwezi nibwo kigira ntukurageramo no hagati bro ntabwo bakuki yafite ahubwo ndavanaguze ariko ndamwanaguze mwatangiye kugura ko tuguye ibyo ushoboye se kabisa ntago nishore nge yes hanyuma no hari n'ubundi bwoko bw'uburyo ikiganiro ko ndashaka kuri ibintu biri creative ndimo ndanabyigaho neza ku buryo bizaba ari ibintu bidasanzwe muri bishobora guhindura uruganda rwa industry yacu ya showbiz cyangwa se rwa creative industry urumva mfitemo Banyagso Dogiteri Nsabe Mitsutsu Comedy Killerman Empire bwo nyine babazajemo n'abanyambo hanyuma nkagira n'aba magicien mfite Magic Guards n'abasore b'i Burundi babahanga kabisa baje ibintu bya magie babita Magic Guards mfitemo ababyinnyi dancers dushobora kubazabonamo Sadi mu Rwanda dusigaye dufite abadancer barenze umukobwa TikTok yakoze akazi Sadi uramuzi Sadi man ni umukobwa ubyina biteye ubwoba urunzi witwa Shakira na Shakira nabo n'abandi babyinnyi beza ariko Sadi namaze kumufana wa Sadi actually oya man afite ukuntu abyina na charisma na personality wow she's good nanjye ngomba kumureba ariko ngifona ndi kwa Shakira kuri Instagram nkwereke wa Shakira nawe ndamwemera Shakira na Jamila nabo n'abakobwa babyinnyi beza kabisa jya kuri Instagram iko njye abawe nsanzwe mbazi ntago rinda kubanyereka ndanabakunda bose ariko uyu naye namugize ejo twarahuye no mo presenter Chanel na Hervé niwe nabonye ku ifoto muri kumwe na Chanel none mbwira Hervé ndamubwira you know Rwanda best female dancer yaranyishe Hervé yasambwa ngo kumwise female dancer se ahubwo mbwira umudansi umurusha ahita mbwira ahubwo she's the Rwandan best dancer gusiba haryo hano ni kuraho kare akanyiye okay Android yagucanze nasigeze ngo Android yitwa Sadi Vibes kandebe ko muzira abona ko nawe utamuzi ntako nawe utamuzi ku ikoranabuhanga yes harimo rero na Jojo Breezy nawe ndibaza uramuzi cyane nawe ni umwe mu basore b'abahanga dufite babyina kabisa bazwi bafite izina ubundi tujya tuvuga ngo wasimbuye Titi Brown kuba Titi Brown yagira bira byago actually hari inkuru zivuga ko ashobora gufungurwa vuba nigize no kuvugana na Jojo kare ambwira ko yagiye kumusura wenda Jojo araza kudukurira amakuru meza tunamusuze Titi Brown so Jojo Breezy rero azaba hari ngize Imana na Titi bakamufungura nahita mubwira ugomba kuza bro tukakugira gute ko gukanda agomba kuza tukamukanda kandi Imana izamufasha Titi aze ko yarimwe mu babyinnyi beza bafashije even na Sadi yambwiye ko Titi ari bamwinjije muri dance na Jojo naza akubwira ko Titi ari bamukundishije dance so urumva ko no umuntu wafashije no legend nawe Titi Brown so bazaba baharera abo ngabo dufitemo n'aba acrobat aro bita Monster Rwanda umwe wa acrobat bakaze bro none abishoboroje gushyira aka video ke hano Monster yitwa ndumva hano kuri Instagram yitwa Ikivejuru ndaza uze kugira Ikivejuru ndibaza ariko yitwa kuri Instagram man umutive ravuze aba nko muri Amerika Ikivejuru gikuru nagaruye
ariko ndaza kumukwereka. Yes, hanyuma ni umuhanga cyane. Dufitemo na FV Sakis Rwanda bakora cirque n'abakrobati bakora cirque bo ku Gisenyi babaza bahari. So mfitemo na ma interview adasanzwe rero exclusive nka Kigali Boss Babes. Uyaje wicaranye kuri ndimo ndabati Kigali Boss Babes. Dufitemo abandi bantu ntajya nkunda kuvuga bo bagunda gutungura, ariko aba personalities bo muri politique nabo dushobora kubabona cyase no mu gisirikare nta wamenya, so nabo bashobora kuzaboneka. So ni TV show. Kumva harimo abantu bose bazaperforminga abangabo uvuze. Ntago niyo mpamvu ndimo ndavuga ndashaka gukora ibintu nyine mutamenyereye. Dufata urugero nka Sunday night, abo bose se ntibagomba muri Sunday night imwe. ALLYSOUD and Friends live show. It's a TV show bro wabimariye. No ngiye mfite amatsiko ariko watunyuriramo gakeya tukamenya ndi kubyibaza nyine uko bizaba bimeze. Hazaba hari stages zitandukanye. Bien sûr, hari stage ebyiri, hari ama act, hari ni ama interview. Okay. Kandi hazaba harimo n'amatombora actually. Yes, ushobora kuza waje gutya wazanye Android ugatana iPhone. Wallahi. Cyangwa Samsung Galaxy cyangwa ama JBL speakers, ama headphone. Nshimire cyane New Species, ndi na brand ambassador wabo. Ugomba gukora trick ngakuramo nka iPhone. Urumva ko wabonyigishije amakosa kandi ntago nakora amakosa, ahubwo kuba waguze itike uri muri show bikongera amahirwe y'uko ushobora gutsinda. Ikindi nzajya iPhone ngewe niyo target yanjye, nzagura amatika 5 ntago yose azaswata. Ikindi ndashaka kuzabigira mu buryo bworoshye atari ibi, ntago ari ikizamini. Nshobora kuza nkaguhamagara Rafiki namubonye nguyu ngwino hano dusuhuze, nkahita nkubaza akabazo kamwe. Rafi, mu masegonda 5 mbwira indirimbo zawe 10 muri 5 seconds. Ntago zaza. iPhone ikaguca mu myanya y'intoki ireba. Se zaza maze ndacyari kuzibaza. Rero n'utuntu nk'utwo tworoshye dushobora kuzatuma umuntu atsindira ubushara bwinshi cyangwa ukazaguye ubushara bwinshi ukabishaka ukabibura, abandi babahiberewe bakagubushira. So urumva rero ni event izaba irimo utuntu twinshi dutandukanye kandi turyoshye. Nshimira cyane New Species barimo kumfasha. So performances at the same time. Uya ntago ari same time, bizajye biba bivanze interview ama act gutyo uburyo abantu bazitabira bazabasha kubibona byose. Sana urabona hari ukuntu ushobora kugira stages ebyiri, performance ingi kabiri kubera hariya n'ingiri kubera. Oya zizajya ni stage ebyiri zegeranye ariko coordination byose ni bimwe. Nuvuga ngo niba hana amatara ariko akahari yazimye harimo ama transition kwa nimba ne introduce abakrobate urumva rya ka stage nicayeho ni gatoya ntago mu akrobate bakorera, so bagomba gukora kuri the main stage. Nimba ne introduce masamba jaririmba ashobora kubanza kuri sinzi mujye mureba za Ellen DeGeneres zikora za Churchill show. Ni nka kuriya kuno ziba bimeze. Yeah. Mfite bisoso ari hariya, mfite symphony band n'ibinkundira nayo iri hariya. So ndashaka gukora ibintu ariko biragoye, ariko tugomba kubikora. Oya wenda bizo uzabikora inshallah. So ngewe ndumva plan ni iki, mfite amatsiko nzaba nicaye imbere ndimo ndabireba kubyumva. Noneho ama companies yo mu Rwanda cyangwa se abamamaza bo mu Rwanda ni ikibazo bro, bimeze bite? Ni ikibazo kigoye kugira ngo bumve ibintu vuba, ntago biba byoroshye. Ikindi kintu ntakunda mu Rwanda ni ikintu cyangwa uzagaruka ejo tuzagusubizaho ku kwezi kugashira amezi 2-3. Ubangana nk'ahantu mbana natanze project nko mu mezi 6-7 ashize. N'uyu munsi yasigaje ibyumweru 3 ntibaransubiza kandi barambwira bazakubwira kandi bayimaranye nk'amezi 6-7. Nese babumva bizabamarira iki ibaze bakubwira. So niho havuka ikibazo nyine, baragutera inkunga ariko ntubakore nk'ibyo wifuzaga kubakorera. No show yarangira bakababara. Ubwo ngiye nari na propose abantu bose ko nshaka kubamamariza before, kuva bitangira, during, even na after. Yeah. Ariko nyine ubu ngubu ngendana n'abamaze kugira New Species, ndayishimira cyane. Turi kumwe niho hano mu Rwanda haba amatelefone wakizera. Ese gushize ko nakohereje byagenze bite? Uranyishura. Byagenze bite? Hari akantu nagomba kujyanayo. Oya hari akantu nagomba kujya gufatayo. Ufite nashakaga ama headphone ya podcast. Birangira hari umuntu uri abroad isuzohereza. Niyo mpamvu rero naguhamagaye. Ariko urabizi ko New Species ishobora nabyo kubigufashamo. Abatukanze birashoboka. Bakagufasha kuyazana akakugeraho mu buryo bwizewe. New Species kabisa. Big up. Waka Waka podcast hano.
hano kabisa. Abandi bantu nshimira cyane ni Ndori Safaris mushimire cyane Ndori company ye mbashimire cyane nabo barimo baramfasha niho hantu nyine mu Rwanda ukodesha n'amamodoka mu buryo bwiza kandi bwizewe. Najya nsaba abantu gukorana na Ndori Safaris ndetse nashimira ni The Bee Hotel ni hotel nshyashya actually imagine ni hotel izafungura muri uku kwa karindwi ndibaza aribwo bagomba gufungura ariko narababwiye igitekerezo bahita bacyakirira kure bataranafungura imiryango. Barambwe tuzagushyigikira abo n'abantu rwose kabisa. The Bee Hotel ndashimira cyane tubashimire cyane. Ndashimira cyane igihe.com kirimo kumfasha cyane kabisa na meilleur na team ziye yose kabisa. igihe.com thank you so much. Ngashimira inyarwanda.com Kigali Protocol Joshua kabisa na timu ye. Ngashimira Tiger Gate urabazi barabatipe bibigago ndabashimira cyane kabisa n'abantu b'abagabo Tiger Gate bazadufasha cyane muri security. Shimira BTN TV nabo babirimo neza kugira ngo n'ibinyamakuru bigushyigikire ikintu gikomeye cyane gikaze kandi bakobona ko ibintu babigize ibyabo. BTN ndayishima cyane kabisa. Ngashimira Isango Star ho ni mu rugo n'abantu nshima cyane. Ishusho TV nabo banyemereye kumfasha. Isibo TV nuko so ndabashimira cyane. Hari n'andi mateleviziyo n'amaradiyo nayo nzayigombya kugenda nshima gahoro uko tugenda twemeranya gukorana kubura yawirinda no kuvuga umuntu mutararangizanya ushaka gusaba bitamushimisha cyangwa atabikunda. Ntago ubuzi uburyo umuntu agufata cyangwa atagufata. Niyo mpamvu ushimira uwo mwamaze kuvugana nawe urenterese n'ibintu byawe. So abo bose rero ndabashimira n'abandi nka RGC nyine mfasha gutegura nta kuntu ntayishimira n'abantu bose bamfasha muri rusange na waka n'ama YouTube channel kabisa na Masho Construction nari nyibagiwe. Masho Construction nabo bakora kubaka amazu no kuyagurisha. Abantu bari hanze bakurikira wakaka bashaka no kugura amazu cyangwa se kuyakodesha cyangwa iki nabarangira Masho Construction kabisa. Ntabwo burimo kugira ngo mwirinde n'abescrow bari byiza gukorana n'abantu nk'abo ngabo. So ubwo ngubwo ikintu urateganya kugikora ukuntu mbyumva nyine harimo akazi gakomeye harimo n'imvune kubera ko nyine nk'amakampani ari big yakabaye ari muri icyo kintu. Natwe akakwiye kuza kuba tuvuga ziriya kampani ziri big zimwe ziracyabyiga reka turindire bishobora gucamo. Ariko nyine ni ibintu bakagombye kuba basimbukira kuri occasion urumva ni ikintu kizaba kikanakomeza gitrending umwaka wose. Hakazazana edition ya kabiri ya gatatu zigomba gukomeza kandi zigomba kuza kugira ngo zimfashe tufatanye mu kubaka runo ruganda. Ngewe ku giti cyanjye nagushimira cyane kubera ko n'abanyarwanda bakeya bagera abroad uri kubyumva bakibuka kuba bakora projet yo kuza gukora innovation mu gihugu cyabo kuza guhindura ibintu mu gihugu cyabo ngo bigire indi sura. Ni bakeya batekereza icyo kintu rero icyo kintu ndakigushimira cyane ariko nanone nkanagaya amakampani yacu abari mu nzego zidufatira ibyemezo inzego zishinzwe ibintu by'abahanzi uri kubyumva kudasapotinga izi initiative z'abanyarwanda baba batashye bavuga bati reka dukomeze tugire uruhare mu kuzamura igihugu cyacu uri kubyumva. N'abantu numva ko yaba mu nzego za politike wenda ndavuga muri ministeri ishinzwe imyidagaduro uri kubyumva n'aya makampani cyane cyane nkawe uri izina rinini muri industry uri kubyumva ibintu uzakora bizaseringa cyane ni kuvuga bizagera hafi kuri buri muntu wese ukurikirana showbiz yo mu Rwanda uri kubyumva. So numvaga bakagombye kujumpinga kuri iyo opportunity yo kuba bakwamamaza ibintu byabo muri ibyo bintu ariko none nawe bikaguha ingufu zo kongera gukora nibirenze uri kubyumva. Iyo ubumva ubonye amaboko unatekereza kurushaho. Ngewe nicyo kintu navuga kubera ko ni ikintu kiba kitoroshye kugira ngo wongere utekereze mu rugo nyuma ugera hari ugeze mu madala ugeze mu bantuza so ntabwo biba byoroshye bro nk'ubu nakakwiye kuza nyine nkigera muri vacation n'umugore n'abana ariko umutima wacu uranga ukavuga ati let me try this let me call nk'ibindi wenda aricyo byafasha aricyo byagira ariko ntago to regret maybe wenda aricyo bizafasha umuntu umwe cyangwa babiri. Regret byo ni ikosa ariko nanone hano tuba tuvuga iko byakagenze n'iby'abantu none se urumva tuvuge nk'iyi event yawe ni event igomba kugibaho buri mwaka inshallah. Ubonye support uyu mwaka ibitekerezo wasubira nayo hariya nibyo wategura the next year ntago byaba bimeze nk'ibyo watekereza igihe waba utabonye support ihagije utangira.
uri kubyumva kuko biraguka cyane ukavuga uti niba nakoze noneho gutya reka noneho next time dukore gutya kabisa ibintu bikagenda expanding naho muri bari abantu bafata ibyemezo cyane cyane muri aya makampani yacu nge mbona basinziriye ntago bazi the best occasion yo kuba wa promoting ibintu byawe sinzi ariko bizagenda wenda bishira reka turindire kuko harakubwira ati edition ya mbere reka turebe uko biri bugende ukavuga se kizere wakinkuyeho ntusanzwe nzi ibintu nyine byinshi ni ukwinginga no ntago ncika intege iyo ngewe nishyizemo gukora ikintu nyine ndagerageza mu bushobozi bwanjye uko bwaba bungana kose ubwo nyine tuzajyamo amadeni tuzayakorera kuyishyura ngewe ndabasaba kabisa ngewe ndabasaba nivuye inyuma amakampani yaba manini n'amatoya izi initiative ni abantu muba mugomba kwegera kugira ngo bino bintu bigire akamaro cyangwa se bikomeze binaguke bitugeze kure ngewe nabahamagarira rwose kujoininga movement yawe kabisa. Amen. Thank you. Reka tubyizere ko bizaza. So wazanye na famille biri koroha famille iri gukora kandi kumwe ahubwo baranyica ubarandindiriye ngo mbona bo kujya kubareba twarazanye kandi tumeze neza barahakunze ejo wundi abakobwa bo barimo barambwira ngo barashaka kwiturira mu Rwanda nako bashaka gusubira. Ikinyarwanda barakizi kuvuga biracyarimo ibibazo ariko kumva ibintu byinshi barabyumva fresh kabisa ariko wenda nibaza nko iminsi bamaze mu Rwanda no kuvuga bizagenda biza kurushaho buriya yes ni gitoyi igihe ariko uko burana banakura mu myaka nibaza ko bibongera ubwenge bwo gushaka gusanga namwe mu rugo mutakiganira Ikinyarwanda turakivuga gusa nyine akabazo kabayeho ari ukuntu nyine natwe twashaka kubigiraho Icyongereza urabona ari ukuntu utazi ururimi ushaka kurwiga uriya umwana wawe niwo muntu mwiza wo kwigira kuko ntaga guseka ivuga amakosa ntaga kugira gute baranagukosora byo kandi yakagusora nawe ntugire ipfunwe ntagire ipfunwe ugira so ubwo rero wasangaga kenshi dushaka kuvuga Icyongereza mu rugo atari kuvuga ko tudashaka kubiga Ikinyarwanda ariko kugira ngo nyine abavyeyi mani bamenye Icyongereza byo gushaka umugati babaho badeze Ikinyarwanda bari gukuraho umugati icyo gihe. Yewe umuhungu wanjye ari bari kumbwira nk'Icyongereza ngashiduka namubwiye nti yeah man Jobless babana bacu murimo muradufasha ariko bituma natwe dushobora kubashakira umugati. Yes. Urateganya rero kuzahita ugenda nyuma ya Yes, nibigenda neza nyuma yaho nibwo nteganya kuzasubirayo kujya gushakisha yo kwishyura amadeni. Urateganya ko bizarangira mu madeni? Oya ntabwo ragaciyemo gutese mfite abantu mfite rafiki mfite mfite inshuti mfite abavandimwe. Yes, nubwo amakampani akomeye atatuba hafi ariko nizera ko inshuti zo zizatuba hafi kandi zirimo kumbano hafi nyinshi cyane kabisa nk'amatable arimo aragurwa cyane VIP tickets aragurwa cyane so watangiye kugurisha amatike already? Yes, online hari amatike kuri rgtickets.com abantu barayagura. Ikindi harimo muri iki cyumweru turababwira n'abantu bayagura physical nataba sold out no ku muryango azaba hari ariko ubwo n'aba sold out urumva ku muryango byagorana. Hari na nimero ya telefone nayiha n'abantu ni nayo akenshi abenshi nabonye barimo barakoresha cyane ariko n'abanyarwanda iyo nimero abantu bayicaho bakagura amatike. Yes, urahamagara bakagufasha kuyigura no kuyikugezaho. Actually sinzi impamvu ntago abanyarwanda baratinyuka kujya kugura amatike online baracyagendagaho. Yarega hari ibitaramo byinshi bijya bipfa yanoze uko uyasubizwa. Ni kuvuga ngo abanyarwanda ku bijyanye na show harimo akantu ko kwifata kubera ko polisi igira gutya igafunga ibitaramo ariko twizo kubiganiraho nabyo harimo no kwajya na polisi tuyirenganya bro. Hari igihe polisi baguhaye conditions, hari igihe tuyirenganya ariko nayo hari igihe turenganya. Ibyo nabyo byose ni side ebyiri byose bibaho. Nk'ejo bundi nzabambwiye nka case yari yabayeho numva abantu bararenganyije polisi ahubwo habayeho miscommunication before ya show. Hari ku buryo ushobora gukora show. Ikindi harimo n'abandi bantu bo mu nzego zishinzwe gutanga uburenganzira bwo gukora ibitaramo aribo kibazo kurenza polisi. Abo bantu actually ni nabo kibazo. Urana ari igihe kibazo abatari polisi kuko polisi barayibwira niba igitaramo kigomba kurangira saa 5 ni saa 5
ni saa 5 bro. Ibo nabo nta kindi niko kazi kabo bagomba kumekinga shoka abantu bavuye ari safe batashye. Ubundi ni igitaramo kigomba kurangira saa 5 kigomba kurangira saa 4 n'igice. Saa 4 n'igice cyakakwiye kuba cyarangiye kugira ngo saa 5 nta muntu ubusigaye igitaramo cyarangiye. Ubwo niko bitwa ku gitaramo cyarangiye kuko nta muntu n'umwe uhasigaye saa 5. So urumva rero polisi yo ifite amategeko ahubwo abantu batanga uruhushya rw'ibitaramo. Naje gusanga nanarije nsanga aribo kibazo. N'ababikora ariko n'abakora ibitaramo nabo batubahiriza. Urabona dufite ikibazo cy'abanyarwanda. Nimba babwira igitaramo kiratangira saa 7 baza saa 10 kandi bafite umuruhushya kirangira saa 11. Noneho umuntu ateguye igitaramo bikamucanga akaza kuririmba bari gufunga habura isaha imwe ukabona nibwo abantu baje nibwo abahanzi batagiye kuririmba kandi agomba gufunga mu isaha imwe. Ibibazo bikaba biravutse. So polisi rero yije ntabwo ikurebera ngo abantu bahageze mu isaha imwe ishize. Oya, isaha yayo niyo. Gusa wenda ahubwo ikintu wasaba polisi ni flexibility. Niko kantu ngiye numva nasaba polisi kuba flexible ariko nabo batanga ibyangombwa. Abo bo nibo turiyo tuzagaruka nitumara kubamenya amazina yabo kuzajya tubavuga mu mazina kugira ngo bajye babitekereza kuko bahombye abantu. Tugomba gushaka amazina yabo tukajya tubavuga mu mazina kuko baduteza ibibazo. Tubwire iyo nimero abantu bashaka kugura amatike. Iyo nimero rero wagura tike ni 0784755519. Baza no kumfasha wenda barayandika hano munsi no cyangwa mu caption n'iki barayandika hano mu ndani abantu 0784 75 19 iyo yawe iruzuye 0784 75 yes yuzuye. Ahanga njyewe ngiye kugura yanjye n'umukunzi. Wowe n'umukunzi wallahi. Ariko mumunshimire. Imagine legend kukubwira ubundi nawe ngomba kumwanya invitation. Nabivuze joking ariko kubera ko nzi ari supportive. Oya matiko umuntu abagomba kuyagura. None se ko izo nganda zitari kuza ngo bibe umunyenga. Ariko nuko igitaramo bro. Ntubimbwire kare ngo nyitegure. Narasimbutse stade nkakubitwa ku bwawe kandi bya bindi bya Ankostin na bisasu ku bwawe. Igihe uzategurira igitaramo cyawe bwite ugomba kunteguza kuko ngomba kuzaba nkirimo cyase nkiyoboye kimwe muri ibyo. Ndabishaka cyane ariko hari byinshi umuntu akirimo arapanga. Ibyo bisaba imbaraga nyinshi ko umuntu agiteguye kigomba kuba ari ikintu kinini cyane. So arinda gushimira rero kugira ngo nkure kuruje kureba famille. Nimba tugiye gusoza kuva namenya Rafiki bibabwire mu byumva aba yambaye rinete za filme. Ndibuka igihe twiye gura muri KBC nijoro nasaba ari zijoro wabaye filme wicaye ahantu nyine icyamamare nyine bari icyamamare kokiza Rafiki warimo arareba koko urambwira ati bro byose mbibona utuje ati byose bibe waravureje none navuze Rafiki ni amuhiki sinaguha inka urabizi ko sinabona naho nyiragira na wahita uryamo brushette ihene yo urumva hari no bayita ihene aka brushette sibyo sinaguha inkoko sinaguha amagi navuze reka mutuntu nanjye nsigaye nambara ari rinete reka nze ndushake urama nk'umuroto ngende ndebe umunota kabisa ndaje ubuganiriza abantu reba na matsiko amanaso ubuganiriza abantu ndaje na amanaso daje yeah mbanahuye n'umurejande w'igame tugomba kuganira abantu bagasanyuka kabisa. Ariko nkuko mubyumva igitaramo cya ari kiri hafi kandi amatike arimo aragurishwa, so mushobora kujoininga amaline yababwiye aho ari kuzigura online, ari ukuzigura aho bazababwira no kuri nimero tubabwiye. Numva ko murimo kuyireba ubundi hagashya koko. ko nagarutse kufunze wallahi duciye muri turyoshye. Yes, turacyari muri waka podcast. Yes.
Rafiki sinzi nimba uzemera ariko ziri kuri level y'ubustari. Wallahi from USA Mamba Clats USA. Sinabwo bwa mbere kuyemo rinete muri show live. Maze nkuyemo nihuta. Yeah man. Big thanks brother. Uranzi kabisa. Navuze ninza ntago. Ariko muri bira twavugaga. N'ubundi ndabyibuka buri gihe horagombaza se we na rinete. Kabisa. Ariko filme ziradufasha cyane kuko buriya iyo uri ahantu abantu bose uri umustar baba bakureba noneho wowe ubareba batabizi kuri mura nawe harimo abo wakunze. Urumva akorera mama yake asante sana nikazajya kandura ujye ugahanaguza none ujye tubika manga tutameneka. Ina update Yo kabika ahubwo karo niko nzaza muri ntuza muri ALLYSOUD and Friends number live show. Yeah. Kavuge nko ni mo subizamo izakazi. Izi zinduka izakazi. Izi ni za waka. So my brother, big thank thanks, you so much man. bro. I appreciate so much kabisa. Kandi abantu nyeretse ko unzirikana ku mutima nk'umuvandimwe kandi umpaye ikintu nanjye nsanzwe nkunda mu buzima bwanjye bwa everyday. So shout out man. Thank you man. That's my G, you need legend, you know. Nakubereye umufana igihe kirekire ndacyagukunda ndacyakubaha. Uri umuntu ntashobora kwibagirwa we na Family Squad actually. We na Family Squad urabona hari abahanzi bose ndabubaha babahanga. Ntago navuga ngo nkunda dance je nta style muziki nkunda. I just like hari umuntu nyine uza kamflapa nyine gutyo muri style mu buryo bwe kuko KGB Family Squad Rafiki man narabemeraga biteye ubwoba kabisa. Ariko no gukorana interview nawe umuntu yakoraga interview nawe yumva ko ari umustar. Muri abastar mere kwa umuntu gukoresha interview nyine ugahita wumva nyine ni ibintu biri ariko umuntu yaza gukora interview na ALLYSOUD wavuga yumva kabisa yibana ndi nka Kamiri ndi nka Professor James ko baranibo bantu baduhaburaga muri kiriya byataye ugatana wumva uri kuri iyo level niba utaranayigeraho uzayigeraho kubera ko waba gufite icyizere kabisa. So big thanks brother. It's okay man. Reka njye kureba umuryango. Njya kureba umuryango basigire waka basuhurize. Abantu babwire ati mbere yuko mugenda tuzabonana nzaza. Ugomba kudusura kabisa ugomba kudusura bro. Yeah man. Blessings. Reka mbashimire rero mwese mwakoze cyane nshimire abanyarwanda muri rusange nshimire ubuyobozi bw'u Rwanda nkunda His Excellency Paul Kagame ujye umugarugaho cyane no mugabo uyobora ubuzima bwanjye uriya ni papa wacu kabisa turi kumwe ku itekeshano z'ukwa 8 muri ALLYSOUD and Friends live show muri Kigali saa 11 imiryango ifunguye mugura amatike nimero barayibashyiraho hano. Bye bye. Blessing. Turamushimira umuvandimwe kuduha kanya muri ibi bintu ntabwo biba byoroshye. Murabyumva ibintu harimo gutegura abafite gahunda nyinshi z'umuryango iziyo event harimo gutegura ariko nk'abanyarwanda nizere ko twese tugiye kumushyigikira. Ushobora kujya kuri social media ziwe ukaba wakora screenshot y'iri afishe nawe ukayafisha ukaba wayisharinga iyo nimero aho iri hose nawe ukayisharinga n'inshuti zawe ari ukubaha link yaho bashobora gushopingira amaticket online. Ibyo byose ni inkunga ushobora kugenera ALLYSOUD muri iki gihe ari hano kugira ngo ibyo ari gukora bimworohere azongere agaruka tuzaniye ibintu birenze. Amahoro kuri mwese rero iyi ni Waka Waka Podcasts.